ubwo rero ndavuga ku bakozi mu by'ukuri abakozi usanga ahanini ababyeyi benshi babaharira ingo kandi si byiza nawe burya n'umwana mu bo guhugurwa nawe arimo nubwo yaje ashaka amafaranga ugafata urugo ukamuhereza ariko ni umuntu wo gukurikirana umunsi ku munsi kandi ukanamufata neza ukamubwira neza ukamugira umuvandimwe ugashaka kumwiyegereza cyane kuko bo baza bifashe bumva ari abakozi ariko wowe bigusaba kumwegera ukamwereka ko ari umuvandimwe ukareka ko ari umwana mu rugo byaba na ngombwa ukaba umubwira uti kiri ku meza hariya dusangire kugira ngo akwiyumvemo. Kosa n'umugore ashobora gukosa ariko uburyo bwo kuba umwe muri bo yahana undi iyo bibereye mu maso y'abana cyangwa mu maso y'umukozi mu rugo tubona ko habaye ikibazo hacika icyuho hacikamo kubahukana ko niba tuvuge umugabo abwiye umugore turi ikigoryi cyangwa uri igicucu hari igihe usanga n'abana bari kubisubiramo ati mama ni igicucu cyangwa se niba umumama avuze ati so ni igicucu nabo bakabyita nabo bakajya bavuga ati papa ni igicucu. Ese niba habayeho gushyamirana cyangwa hari ibyo mutumvikanyeho uburyo bwo kubikemura nk'abagize umuryango by'umwihariko nk'umutwe mukuru mama ugomba kubigenza mute kuko hari abantu benshi bashobora kuba babikora abatazi ko ari ikibazo. Twagiye tubona twebwe nk'abakozi b'Imana ibyo bintu turabizi tuhura nabyo twagiye tubona imiryango myinshi isenye ukabona rero nk'umuryango nyarwanda mu by'ukuri twakabaye turushaho impuguro inyigisho zakabaye zirushaho kuba nyinshi cyane ntitukabe tubirebera ngo tugende twari tugombye kugira uruhare muri ibi bintu tugenda turebesha amaso abana bacu basohotse bambaye ubusa. Reka ngusuhuza kandi nkwifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu nshuti mukunzi muvandimwe mwe mudahwema kubana natwe kuri channel ya Philadelphia umunsi ku munsi tubifurije kugirirwa neza n'Imana kandi mugubwe neza aho marereye hose. Nk'ibisanzwe rero tugarutse kugira ngo tuganire kandi twungurane ibitekerezo cyane cyane ku by'uru rugendo ndetse n'ibirushaho kudufasha turya ibitunga imibiri turya ibyo kurya tukanywa ariko dukeneye n'ibitunga umwuka bitunga ubugingo ibiryo by'umwuka bitunga ubugingo turabikeneye ari nako habonekamo impaguro n'impanuro zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero nkuko bibona natumiye mushumba umuyobozi wa Philadelphia reka mbanze mubwire ngo nabasuhuze muramubona kenshi azabwiriza ariko uyu munsi agarutse kandi hari ibyo tugiye kumubaza adufasha kugenda dusobanukirwa tumuhe umwanya abanza basuhuze ndetse anabashyira imbere y'Imana kugira ngo tuze kubana namwe muri iki kiganiro n'Imana ihari. Murakoze ndabasuhuje mu izina rya Yesu nkuko musanzwe ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia niho nkorera umurimo w'Imana rero ndabashuhuje mwese abadukurikirana abakunzi ba Kristo Imana ikomeze kubagira neza. Batangira unadusengera Imana ugasengera abantu bose bagiye gukurikirana kino kiganiro kugira ngo baze kumva mwe byiza kandi Imana ibakomange ku mitima bombe icyo Uwiteka ashaka ko bamenya muri uyu munsi. Yego urakoze Mana Data urakoze nyaguhora ku ngoma turagushimiye umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe turakwinginze rero ngo ukomeze ubane natwe utugirire neza ube hagati muri twe mwuka wera utugire inama uhugura abagomba guhugurika kandi ushoboze bose babasha kumva iri jambo icyo dushakaho. Pawulo niwe wavuze ngo hari umwifato wa gikirisitu kugira ngo buri muntu wese ahugukire kugushaka no kukumenya uyu mwanya wushyigikire imbaraga z'Imana niziwubonekemo cyo duheje n'imbaraga zose zitari iz'Imana umuriro w'Imana ukongora ibiri mu kirere bikinira ku butaka gukora kw'Imana kuboneke kuri twe urakoze ni mu izina rya Yesu amen. Amen amen. Turishimye rero pasiteri kubana namwe na kenshi tuba tubabona muri kubwiriza ariko uyu munsi twabatumiye kugira ngo muze mudufashe kuri insanganyamatsiko dufite uyu munsi ni insanganyamatsiko kugira ngo ese umuryango ukwiye kubana gute.
ahangaha twakwibaza tutese iyo tuvuze umuryango ninde wisangamo. Hashobora kuba hari umubyeyi w'umupapa, ashobora kuba ari umubyeyi w'umumama, ashobora kuba ari umwana, ashobora kuba ari umukozi, ashobora kuba ari umuvandimwe cyangwa umuntu wo muri famiye cyangwa umuturanyi. Uburyo umuryango ni ikintu kigari, ariko uyu munsi nakubaza nkawe nk'umushumba, ikibazo cya mbere kivuga kiti umuryango ukwiye kubana gute? Ko tubona muri iyi minsi abana bakomeje kugenda bashinza ababyeyi ko nta burere bwiza babaha, ko nta cyiza cyo kubitegereza, ko n'ababyeyi basigaye barabaye nk'abandi bose. Aho umwana umubona ari kugenda yitwaye nabi, wenda yambaye ubusa, wambwira ati wa mwana kubona ukiri inkumi, ukiri mutoya, ko ufite avenir nziza, ko uri kwitwara nabi, mwese ngo na mama ko abikora. Wamubaza atese wa mwana ko kuri WhatsApp abashyitsi baraza ukirukanyira mu matelefone, ntushaka kuganiriza abantu bakuru ngo wicara wumve ibyo baganira. Kera bajyaga batubwira ko ngo utaraganiriye na se atamenya icyo sekuru yasize avuze. Ese ibi bintu abana ko bakomeje gushinza ababyeyi ko bari kwitwara nabi, mwe nk'abashumba by'umwihariko abantu babwiriza ubutumwa bwiza, niki mwabwira umuryango uyu munsi? Umuryango ukwiye kwitwara gute? Murakoze. Umuryango cyane cyane umuryango wa gikirisitu, ariko byakabaye umuryango mu by'ukuri, umuryango wakabaye ufite umwifato w'intangarugero, kuko dukunda kuvuga ngo itorero rya mbere ni mu rugo rw'umuntu. Uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku muryango wa gikirisitu, reka bariho mpere ku muryango wa gikirisitu, kuko niwo fatiro, niwo fondasiyo abantu bose bakabaye baheraho bareba, bakavuga bati reka twifate nko kwa runaka, kuko cyangwa se bakanadukurikira. Ariko mu by'ukuri umuryango wakabaye ari intangarugero, abantu bose batureberaho, cyane cyane nari mvuze ngo reka mpere ku muryango wa gikirisitu, kuko ni twebwe twakabaye tuba intangarugero bana bacu. Ubundi umuryango ni iki? Umuryango, tuvuga umuryango duhera ku mugabo n'umugore n'abana, uwo ni wo muryango tuvuga. Ariko mu by'ukuri wenda tukongeramo n'abandi baba mu rugo, n'abandi bose baba muri urwo rugo. Yego. Ushobora kuba uri n'umwana ufite abantu uyobora, ukaba abantu bose uhagarariye, ubu wamaze kuba umuryango. Abantu babaye umwe bari hamwe bari umuryango wa kwa runaka. Rero umuryango wa gikirisitu ubundi wakabaye ari intangarugero mu mico no mu myifatire, turebwaho imbuto nziza, kuko dukunda kuvuga twebwe abapasiteri ko urusengero rwa mbere cyangwa se itorero rya mbere burya ari mu rugo rw'umuntu. Ntabwo waba utazi kuyobora urugo rwawe ngo uvuge ko uzayobora itorero ry'Imana, uvuge ko uzayobora abakristo, uvuge ko hari abantu no mu kazi gasanzwe k'amaboko muri sosiyete runaka. Nta bantu wayobora utashoboye kuyobora urugo rwawe, udashoboye kuyobora abantu runaka. Uri umubyeyi ngo uvuge ko wajya mu kazi ukakatwara neza, ukakayobora neza urugo rwawe utazi kuruyobora. Rero twakabaye tugira umwifato mwiza w'intangarugero, kubana n'abantu, gushakisha amahoro, igihe cyose tugaharanira amahoro kandi tukayabamo. Ni muri urwo rwego. Ese mama pasiteri, iyo abana bari kuvuga bati muratubuza gukoresha za WhatsApp no kujya kuri izo mbuga nkoranyambaga zibaho n'urukozasoni, ariko n'ababyeyi bacu barabikora, na ba mama nibyo babamo, ntitujya tubona papa na mama baganira, ntitubona nabo tubona ari byo babamo. Ese ababyeyi aho ntibaba baratakaje indangagaciro, bikaba biri gutuma abana babona urwitwazo rwo kugenda baba nabi, bityo umuryango ukaba uri kugenda wangirika, by'umwihariko umuryango wa gikristo, umuryango wakabaye uri mu Imana, urimo uburere, urimo no kubahamo kwigisha indangagaciro za gikristo, zo kwigisha n'abana kumenya kubaha Imana no kwirinda ibibi n'ibishuko. Ababyeyi ntimwaba mwarataye inshingano wenda? Reka mvuge ngo rimwe na rimwe usanga n'ababyeyi natwe hari uruhare dufite, kuko ndabyibuka ntibeshye, hari umuntu umwe wigeze kumbwira ubwanjye, ambwira ko ngo birukanye umwana we ku ishuri, bamuhoye imyambarire itari myiza, ngo baramubwira bati genda uzaza n'umubyeyi.
ngo ajyana nyina, amujyanye ngo babone ukuntu nyina aje yambaye, barongo ati ntacyo twavuga ahubwo subirayo. Subirayo nimusubiraneyo muzaze mwambaye, wowe uzaze wambaye nk'umubyeyi n'umwana wakurebereho. Icyo gihe yarambwiraga ati icyo gihe nahereye ko nisubiraho numvise nkozwe n'isoni. Bivuga ngo mu by'ukuri twebwe ababyeyi twakabaye tuba intangarugero. Mu buhe buryo abana bacu ureba muri iyi minsi urubyiruko iterambere ribaye nk'aho ribajyanye mu bibi cyane, kandi iterambere ubundi mu rundi ruhande ni ryiza, ariko uburyo turikoresha nibyo bibi. Twakabaye tubahira amaso aho hantu, twisubireho cyangwa se bisubireho, ariko murebe neza, umwana ntabwo ari bibi kuba kuri telefone no kujya kuri WhatsApp, ariko bigira igihe, bigiraho bitarenga, bigira ibyo areba. Bizashoboka bite we mubyeyi kumukurikirana kenshi gashoboka, noneho byaba akarusho tukamutoza gusenga, ariko n'impuguro inyigisho burya ni ikintu gikomeye. Yego. Hanyuma iyo dusomye mu gitabo muri Bibiliya, ndaza kugenda nifashisha na Bibiliya muri bimwe mu bibazo nkubaza. Yego. Tugasoma nk'igitabo cya Efeso ibice 6, iyo dusomye nko ku murongo wa 4 haravuga ngo namwe base ntimugasharirire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Urumva? Iryo ni ijambo nasomye ndimo ntegura topic ko nzayikuganirizaho ukaganiriza abakurikiye Philadelphia ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Ese hano iyo Bibiliya ivuga namwe base cyangwa ubwo n'abamama barimo buriya, iyo bavuze si ubwo na nyina bari ntimugasharire abana banyu, ahubwo mubarere mubahana mubigisha iby'umwami wacu. Kurera umwana umuntu amuhana ni bishatse kuvuga iki? Ahangaha Bibiliya ivuga ntimugasharirire abana. Mu by'ukuri hari igihe umwana umusharirira ukasa nk'umubwira nabi, muhana ariko utamwereka ikosa uko rihagaze. Ariko twemerera guhana abana ariko tubabwira neza. Igihe cy'ikosa ukamuhanira mu ikosa, ariko nabwo umugaruza urukundo. Mugaruza urukundo, mugaruza ubuntu. Ntabwo kenshi gusharirira abana umwereka igitsure, cyane ibyo bintu byajyaga bikunda kuba ku bantu b'abagabo, sibyo ko n'abadamu babikora, ariko ugasanga umwana uramwirukanye sohoka agenda, ukanga kumukingurira, ariko umwana niba atinze gutaha mukingurire, umwicaze, umugire inama, umuganirize, hanyuma nibiba akarusho unamusengere, ariko kandi banze umuganirize 1, 2, 3, umutorere n'imiryango nakunanira. Bivuga ngo mube hafi, banze umuganirize, umubwira neza, bitari uko ngo genda kinga ntugaruke, ntimumugaburire cyangwa se gufata inkoni ugahita ukubita umwana. Oya, akanyafu karemewe ariko mu gihe cyako. Yego. Ese imbaraga zo kuganira nk'abagize umuryango zafasha iki kuba ababyeyi n'abana bisanzuranaho no kuba wakurikirana uburere bw'umwana mbere yuko ajya mu bintu bikurenze ukazanabimenya wenda utagishoboye kumugarura? Imbaraga zo kuganira zafasha iki? Ni iki wavuga ku mbaraga zo kuba umuryango wakicara ukaganira, bakagira igihe cyo kuganira, igihe cyo gusenga nk'abagize umuryango? Icyo kintu ni cyiza urakoze. Uyu munsi ndahamya neza ko abana benshi ujya ugasanga umwana yararenze, ukabona yadukanye ibintu ukibaza igihe yabigiriyemo, cyangwa se umugabo cyangwa se undi muntu utunze mu rugo. Bivuga ngo kwa kuganira kenshi k'umuryango, papa na mama n'abana, aho yaguye n'igihe yagendeye, bityo bigatuma umugarura hakiri. Ariko kwa kundi usanga umugabo aciye aha, umugore aciye aha, ntibabonana, ntibaganira, nta gihe cyo kuganira n'abana. Biriya bintu ni bibi cyane, bibi cyane. Mujye mugira igihe, babyeyi bagenzi banjye, bakozi b'Imana se, mujye mugira igihe cyo guhura nk'umuryango. Rero tugira ukuntu twebwe ababa mu mujyi cyangwa se nehe, ugasanga umuntu wese arihugiraho, bagatereka umukozi agatereka ku meza, umwe wese aza yarura ajya mu buriri, undi yarura agenda. Ugasanga abantu baba mu nzu nk'ababa mu isoko, bataganira. Ese
umuyobozi w'urugo cyangwa se ufite inshingano z'urugo yazabona ibintu byararenze ugasanga aravuga nabi, arwana, kubita, afata ibyemezo ariko ntiyamenye igihe ikibazo cyinjiriye. Yego. Urumva ko imbaraga zo kuganira zirakenewe mu muryango. Zirakenewe cyane. Ubwo tubonera no gukebura abantu batajyaga bagifata igihe cyo kuganira nk'abagize umuryango, abantu badafata ibihe byo kwicara mu rugo ngo bavuge bati uyu munsi tuwuganireho, tumenye umwana wese agaragaza impungenge ze afite, niba ari ibimugora mu rugo, niba ari ibyo abona mu mubangamiraho abibabwire, kandi n'ababyeyi namwe mukabwira abana ibyo mubona babangamiraho, bityo mukanabisengera, mugafata igihe cyo kubisengera mukabijya imbere y'Imana. Hanyuma mama pasteur, iyo tuvuze umuryango dusangamo n'abakozi dukoresha, abakozi tubana nabo. Ese abakozi bacu n'abana bacu bo bakwiye kubana bote bagendeye ku burere bafoma ku babyeyi? Urakoze. Aho ngaho naho harimo ikibazo muri iyi minsi, ugasanga umukozi wamuhariye urugo niwe umenya uko abana bariye, niwe umenya uko bambara, niwe umenya ibyo byose. Yego birashoboka ko ufite akazi katuma utaboneka, ariko wakabaye ushaka igihe ukagiha abana. Hanyuma umukozi nawe ugasanga hari ibyo akora byinshi, nawe n'umwana mu rugo, ubundi nawe n'umwana mu rugo akabaye umugigo. Rero ndavuga ku bakozi, mu by'ukuri abakozi usanga ahanini ababyeyi benshi babaharira ingo, kandi si byiza. Nawe burya n'umwana mu bo guhugurwa nawe arimo, nubwo yaje ashaka amafaranga ugafata urugo ukamuhereza, ariko ni umuntu wo gukurikirana umunsi ku munsi, kandi ukanamufata neza, ukamubwira neza, ukamugira umuvandimwe, ugashaka kumwiyegereza cyane, kuko bo baza bifashe bumva ari abakozi, ariko wowe bigusaba kumwegera, ukamwereka ko ari umuvandimwe, ukareka ko ari umwana mu rugo. Byaba na ngombwa ukaba umubwira uti kiri ku meza hariya dusangire, kugira ngo akwiyumvemo, ntumuheze, kuko niwe buriya ubuzima bwose ababuzi, aragukontorora, arakuzi neza, ashatse yakora icyo ashatse ku buzima bwawe, usibye Imana yonyine. Rero usanga kenshi ababyeyi babashyira inyuma, ugasanga ntamuhaye agaciro, ariko ari mu bantu bo guha agaciro no kuganiriza kenshi gashoboka, no kumwiyegereza no gusengera, bityo bigatuma ubuzima bw'urugo rugenda neza, cyangwa se ubuzima bw'umuryango. Iyo hari uburyo bubonetse, hari igihe nk'imiryango yifashije bagira gutya bakagira nk'igihe cyo gutembera, gusohoka no kujya kurya ku mutungo wenda umuryango wungutse, ni byiza ko umukozi yajyana n'aba mu rugo kujya gusangira ibyo ngibyo? Yego. Kubera iki? Bishobotse muri rwa rwego rwo kumwiyumvamo, kugira ngo akwiyumvemo. Bishobotse ari ngombwa ko mujyana, nta kibazo cyo kugira ngo muhagurukire rimwe, wamujyana nawe, bityo bituma arushaho kunezerwa no kukwiyumvamo, hanyuma agakora nk'umwana mu rugo. Ariko igihe cyose uzazimana abashyitsi, kenshi iyo tubonye abashyitsi urabaho uti mugere muzane ibyo kunywa, hanyuma ugasanga n'abana mu rugo urabakiriye, ariko wa mukozi ntumushyireho. Ariko birasi byiza, si byiza ko azakora uko ashoboye, najya no gushaka ibyo uzimana abashyitsi yisagurire, kandi asagure byinshi. Ariko nuvuga uti genda uzane fanta 10, iya 10 ariye, bizamutera kunezerwa. Icyo utetse cyose nabo babitetse mukabisangira, kuko nagiye numva kenshi ngo hari abagira n'inkono z'abakozi, yabitetse ariko mu by'ukuri ubwo wakuva ko iyo nkono yatetse atayiryaho, n'ubwana n'ukubara nabi. Reka rero abana tubaganirize, abakozi tubaganirize, tugerageze uko dushoboye kose. Abo ni abantu b'ibanze, ni abantu bashobora kwangirika kandi bikatugiraho ingaruka. Yego. Urakoze, reka ngushimire, urakoze rwose kuri izi mpuguro utanze, cyane cyane ku bantu bakoresha abakozi. Umukozi nawe n'umwana nk'undi, ni umuntu umenya ubuzima bwawe, aba anabufite mu biganza ko umuntu ugutekera ibyo kurya, akaba yagutunga. Afite byinshi, aba afite akamaro ku buzima bw'umuntu, by'umwihariko babana. Hanyuma hari ukuntu iyo tugarutse kuri iyi ngingo twakunze kwibanda ku bana, twibanda ku bakozi, ariko reka tugaruke ku mugore n'umugabo nk'abagize umutwe mukuru w'umuryango. Hari ukuntu umugore n'umugabo babana
iyo imaje cyangwa se iyo sura akaba ariyo igenda igakwirakwira no mu bana, ndetse ugasanga yakwirakwiriye no mu baturanyi. Ese mu buryo bw'umuryango wubaha Imana, umuryango ukijijwe, umugore n'umugabo bakwiye kubana bate? Bakwiye kwera izihe mbuto mu bana, mu bakozi, ku buryo imibanire yabo igende ikagira umusaruro mu rugo mw'imbere, ariko ikarenga ikajya no mu baturanyi, ikajya no hirya mu miryango? Umugore n'umugabo bo bakwiye kubana bate? Urakoze, nibyo navugaga. Ubundi umugore n'umugabo iyo babana basabana neza bigira inyungu nyinshi ku muryango, bigera ku bana, bigera ku baturanyi, bigera mu itorero, habonekamo umusaruro. Iyo ubana neza n'umugabo, iyo ubana neza n'umugore, iyo muhuza, iyo muganira, haboneka ikibazo mukicara mukakiganiraho, umwe nta bukwe undi ngo ajye mu bye, mukaganira, bityo bituma n'imbaraga z'Imana zirushaho kugwira muri urwo rugo. N'abana banyu iyo babona papa na mama bahuje baganira, bajya inama, n'abana uzabasanga muri uwo mwuka. Kuko uko twifata niko n'abana bacu bazifata. Niba tubayeho tuvugana nabi, tutagira igihe cyo guhuza no kuganira, n'abana bacu nuko bizagenda. Rero ndashaka kubwira ababyeyi, umugore n'umugabo, ngo biriya bintu ukora hagati yawe n'umudamu wawe n'abana bawe nuko bizabagendera. Bigusaba kugira ngo ugire guhuza n'uwo mwashakanye. Niba hari ikitagenda neza mugihurizeho, munagisengere se, muhugurane, hanyuma bityo no kubana bigira ingaruka nziza. No mu nzu y'Imana birahagera. Kenshi iyo duhuje n'abo twashakanye no mu nzu y'Imana bigira umusaruro, no mu bakristo se, no mu baturanyi bacu. Umuntu akavuga ati kwa runaka, niyo mpamvu uzasanga abantu bakugisha inama, atari uko barusha amafaranga, atari uko barusha amashuri, ahubwo ubarusha umwuka w'Imana wo kubana neza n'uwo mwashakanye. Bityo rero nkaba navuga nti mubashe kugira ngo mubane neza, mugira ikitagenda mubazanye, dukora iki. Ariko mama pasteur, iyo tuvuze ibi ngibi tujya tunibuka ko bavuca umugani mu Kinyarwanda ngo ntazibanya zidakomanya amahembe. Birashoboka ko umugabo ashobora gukosa n'umugore ashobora gukosa, ariko uburyo bwo kuba umwe muri bo yahana undi, iyo bibereye mu maso y'abana cyangwa mu maso y'umukozi, mu rugo tubona ko habaye ikibazo, hacika icyuho, hacikamo kubahukana. Ko niba tuvuge umugabo abwiye umugore turi ikigori cyangwa uri igicucu, hari igihe usanga n'abana bari kubisubiramo, ati mama ni igicucu, cyangwa se niba umumama avuze ati so ni igicucu, nabo bakabyita, nabo bakajya bavuga ati papa ni igicucu. Ese niba habayeho gushyamirana cyangwa hari ibyo mutumvikanyeho, uburyo bwo kubikemura nk'abagize umuryango, by'umwihariko nk'umutwe mukuru, mama ugomba kubigenza mute? Kuko hari abantu benshi bashobora kuba babikora abatazi ko ari ikibazo. Twagiye tubona twebwe nk'abakozi b'Imana ibyo bintu turabizi, tuhura nabyo. Twagiye tubona imiryango myinshi isenya, kandi mu by'ukuri badapfuye n'ibintu bikomeye, ariko bazize kutoroherana. Umuntu ashobora kugira ikosa ariko ukihangana, ukabanza ukamworohera, iryo kosa ntunarimwerekereho ako kanya, kugira ngo bigabanye cya gihe cyo kuza gushyira hejuru, cya gihe cyo kuza kuvuga nabi. Niba umudamu wawe akoze ikosa cyangwa se umugabo ukabona yakoze ikosa, irinde kugira ngo ako kanya umwereke ko ari ikosa, ahubwo ubishakira igihe, bityo kugira ngo bitagira ingaruka ku muryango mugari, bitagira ingaruka ku bana, bitagira ingaruka ku mukozi. Kuko umukozi nabona utukana n'uwo mwashakanye aragusuzugura, hari byinshi atangira kwangiza, hari byinshi atangira kubahuka, kuko yabonye nawe wamwubahutse. Bityo rero ni ukutihutiraho kwerekana ikosa rya mugenzi wawe ako kanya, cyangwa ngo uri kubitiraho imbere ye. Yego. Hanyuma wenda ibibazo wenda umuntu yakwibaza ku muryango ni byinshi, ariko kandi burya umuryango nuvamo n'igihugu. Urabona ko bwije nuko bukeye hagenda haduka ibintu by'ikoranabuhanga, haza ubumenyi butandukanye, abantu bari kubaho mu buryo butandukanye nubwo twabagaho mu myaka yashize, ndetse n'abana bari kuvuka uyu munsi bari kuvukira muri generation navuga ko bari mu kinyejana gitandukanye n'icyo twakuriyemo. Ese umuryango ukwiye guhuza gute iryo koranabuhanga no gusigasira indangagaciro z'umunyarwanda?
uyu munsi noneho ntabwo nkubaje ikibazo cya gikristo, ahubwo mvuze indangagaciro z'umunyarwanda, harimo kwiyubaha, kwihesha agaciro, kubahiriza amategeko no kubahiriza amabwiriza abagenewe, gutanga umutekano ku baturanyi, kubanira neza bagenzi bawe. Ariko kandi ujya ugasanga iri koranabuhanga riri mu rifata uruhare runini mu kwangiza izo ndangagaciro za kinyarwanda. Ese nkawe nk'umupasiteri ugira uko wigisha imibiri, ariko ugira uko utanga n'ibitunga ubugingo, kuko byose urabikora. Ushobora kuba wagaburira abantu ibyo kurya, ukabaha ibyo kunywa, ariko ugahindukira ukabagaburira n'ibitunga ubugingo. Noneho ni gute umuntu ashobora kubana n'ibyo bintu kandi akubaha inshingano ze nk'umuryango, akubahiriza igihugu, akaba umuturage mwiza atuye, ndetse akaba n'umukristo mwiza niba afite itorero asengeramo? Inama watanga kuri icyo kintu ni izihe? Gusa ahangaha ho ni ikibazo kandi kiri kurushaho gutera intera. Iri koranabuhanga twavuga ko ariryo terambere rwose, kandi nibyo isi igeze kure, ariko kandi hari abantu benshi bari kubigwamo. Bana bacu uri kubona urubyiruko ruri kwifata nabi, ukibaza se dukora iki? Nta kindi ni ukuba hafi, nk'uko navuze, hakaboneka impuguro nyinshi, hakaboneka inyigisho nyinshi se, hakabaho n'igihe nanone cyinshi cyo guhugura urubyiruko n'abandi bantu ubona ko batwaye nabi iterambere turimo, batwaye nabi ikoranabuhanga turimo. Hakabaye inyigisho, impuguro nyinshi zari zikwiriye kugwira, haba hanze, haba mu nzu y'Imana. Wavuze ngo umuryango uvamo igihugu, ariko kandi umuryango uvamo n'itorero. Umuryango urimo ikintu kigari cyane. Rero bityo tube maso, niko navuga, hari se cyangwa se dukunde abantu, ababyeyi bahuguke, umuryango uhugukire abo bayobora abana babo. Umudamu se ahuguke cyane cyane, abadamu bagomba kugira uruhare, umubyeyi agomba kugira uruhare rw'abayobora cyane, kuko umugore uzi ubwenge yubaka umuryango cyane. Twagiye tubibona, Bibiliya itwereka umugore wari uzi ubwenge witwaga Abigayeli, ngo yari afite umugabo w'umunyamwaga witwaga Nabali, ngo yari umunyamwaga. Cyokora ngo nyuma ngo aza kugira umwaga Dawidi. Nyuma ngo umugore we Abigayeli ngo agira ubwenge, yari afite ubwenge bw'Imana cyane, agenda ahosha izo ntambara, ahosha ayo magambo mabi umugabo we yavuze. Bivuga ngo umugore nk'uwo ashobora no akareba aho umugabo, kenshi dukunda kubona nk'abagabo cyangwa se urubyiruko nibo abantu bakunda kugwa vuba, gutana vuba, kwangiza vuba umuryango. N'abagore barabikora, ariko cyane abagabo n'urubyiruko rwacu usanga aribo bantu bava mu nshingano vuba. Rero mubyeyi we wahawe inshingano nyinshi, ugomba kubera maso urugo rwawe, abana, umugabo, bintu nk'ibyo. Yego, mvuga ngo tugana ku musozo, nk'umushumba ubona byinshi. Hari ibyo twe dushobora kubona nk'abanyamakuru, hari ibyo dushobora kubona nkatwe nk'abafite umuryango, ariko wowe nk'umushumba ubona byinshi. Ubona ari iki dukwiye gufatanyiriza hamwe, by'umwihariko umuryango wa gikristo, abakristo twese, abakurikira Philadelphia? Ni iki ushobora kudusaba uyu munsi, ushingiye ku byo ubona biri hanze aha, ushingiye ku byo wumva, ku byo ubona n'amaso yawe, no kubiguca imbere umunsi ku munsi nk'umushumba? Nabasabaga kugira ngo, murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Ndumva jyewe ni ikibazo kindaje ishinga, nkibaza nti mu myaka 5 urubyiruko rwa rugeze he, umuryango nyarwanda urabugeze he? Kurabona ukabona umuntu asohotse yambaye ubusa, ukabona kandi ni uburenganzira bwe, ukabona umuntu ari kureba filime z'urukozasoni akakubwira ko ari uburenganzira bwe. Ukabona rero nk'umuryango nyarwanda mu by'ukuri twakabaye turushaho impuguro, inyigisho zakabaye zirushaho kuba nyinshi cyane, ntitukabe tubirebera ngo tugende. Twari tugombye kugira uruhare muri ibi bintu tugera turebesha amaso. Abana bacu basohotse bambaye ubusa, ukabona umuntu w'umugabo cyangwa se n'umugore
nakubwiye ukuntu umwana bamwirukanye mu kigo runaka kubera imyifato mubi, hanyuma ngo bamutumye umubyeyi nyina aza yambaye ubusa kurushaho, baravuga bati ntacyo nimwigendere, muzagende mwigarutse mwisubiyeho. Urumva ni ikibazo twebwe dukwiriye kubera amaso ibi bintu, niko nabivuga, tugahuguka tukareba icyo gukora. Yego, mvuze ngo icyo usaba umuryango mugari w'abakurikira Philadelphia, urumva kuba amaso ni kimwe, ariko nanone abana dufite ibyo dusabwa, abatoya dufite ibyo dusabwa, ababyeyi dufite ibyo dusabwa, n'abantu bakuru muri rusange, ariko by'umwihariko n'ingarutse ku muryango wa Gikristo, kuri ba bantu bakurikira ibiganiro bya Philadelphia umunsi ku munsi, abantu bwiriza ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, urababwira n'ibyo koko mutunganya inzira, mwihana ibyaha, Kristo azabatabara, azabagira gutya, ariko kandi neza y'Imana no gukora kw'Imana gutangirira mu muryango hariya tuba. Ni iki dusabwa twebwe abakurikira Philadelphia uyu munsi? Icyo dusabwa rwose ni ukurushaho kubwira abantu no kugira iteraniro ryo mu rugo ry'umuryango, hanyuma no gusenga Imana, tugasenga Imana ariko hejuru y'impuguro tukagerekaho amasengesho. Yego, dusenge tugerekaho amasengesho, twubahirize n'amabwiriza nk'uko mwaduhaye n'impuguro n'impanuro, bityo umuryango nyarwanda tuwubake kandi twubake n'itorero. Yego, Mama Pastor, reka tugushimire. Urakoze ku bisobanuro mutanze, kandi wenda uko tuzagenda tugira n'irindi hishurirwa ku bindi bibazo bigiye bitandukanye, tuzatubegera mudufashe gusesengura no gutanga impanuro. Nk'ubu hano uvuzemo ibintu byinshi cyane, ntekereza ko hari abantu bari bafite abakozi bo mu rugo ushobora gusanga amara n'ukwezi bataranaganira n'umunsi wa rimwe, kugira ngo uyu muntu nakurikira iki kiganiro hazavuga ati koko burya nanjye nkwiye kwisubiraho, umuntu wese yitekerezeho ku rwe ruhande, kuko ntekereza ko mwagarutse ku ngeri zose. Nasoza rero mvuga ngo wowe wari udukurikiye, ukaba wumvishe iki kiganiro, ukaba wagiteze amatwi, umuryango niwo uvamo igihugu, niwo uvamo itorero, niwo uvamo ibyo byose ubona utekereza wumva ko Imana izagukorera, bitangirira mu muryango. Ibyo itazaguha izabiha umwana wawe, ibyo itazaha umwana wawe izabiha umuturanyi wawe. Ibyo byose Imana ibikorera kugira ngo ituzanire ibyiza. Ariko se twebwe tubanye gute? Niba Bibiliya itubwira ngo imbuto z'umwuka, nta kuntu wakwera imbuto z'umwuka ngo uzerere mu bo musengana kandi wawe mu rugo nta mbuto uhera. Ibyo byose ni biguhamagarira kugira ngo turusheho kugira umuryango mwiza, umuryango wubaha Imana, umuryango usenga, ariko kandi umuryango ufite impinduka, haba mu baturanyi, habe mu bo dukorana mu kazi ka buri munsi, habe mu bo dusengana, tube turi umuryango ufite impinduka. Reka Mama Pastor nze kugusaba usoze usengera imiryango. Satani yahagurukiye imiryango. Yego, kugira ngo ashobore abana abanza guteranya ababyeyi. Ntago waba uri kudivorusa n'umugore ngo hanyuma ngo uje kubwira abana ngo mwicare mwabana mwe ngo muzuba abagabo banyu tuvuge niba arabura gushyingira. Niyo ubaye imana uravuga ati papa nawe rwarakunaniye vuga uvuye ahangaha ntacyo ushoboye. Niba uri umumama urimo uradivorusa ntago uri buze kwicaza abakobwa bawe cyangwa abahungu bawe ati mwabana mwe mugiye gushinga ingo muzubake murya muzagere gutya, kandi nawe urimo uradivorusa rwakunaniye. Nabaravuga ati mama nawe byaragucanze, ahubwo genda menye ndashaka uterura isengesho usengera iyi miryango Satani arimo aragenda abibamo ikintu cyo kudahuza, kudashyira hamwe, amadivorce ateye hanze ahangaha atuma abana batakaza indangagaciro, bityo ugasanga n'igihugu kiri kubura abantu b'umumaro. Kuko uko abana bagenda bapfa baba mayibobo bajya mu mihanda babyarira inda zitateganyijwe, niko igihugu kikorera umusaraba, ugasanga n'iterambere rigora. Kandi uko igihugu kikorera umusaraba burya n'ijuru riba rihomba cyane. Twigishijwe ko iyo umunyabyaha umwe yihannye mu ijuru havuga impundu, ijuru riba ryungutse. None rizungukira hehe niba abana bari kunanirana mu miryango, abagabo bari kunanirana n'abagore, abagore bananira abagabo? Ibyo byose urumva ko ijuru ririmo rirahombaho kunguka. Ibyo byose rero terura isengesho ubyereke Imana, Imana irengera umuryango. Reka dusenge, kandi narangiza mvuga ngo mu by'ukuri nitwe dufite uruhare runini rwo kugira ngo dukore, tugire umwete wo gushishikariza abantu, umuryango kubana neza. Nitwe dufite uruhare, nitwe dufite umwete, nitwe fondasiyo, nitwe dufite umusanzu munini. Twebwe abakristo, twebwe abakozi b'Imana, ingo za Gikristo nitwe twakabaye tugira uruhare rwo kwereka n'abandi bakatureberaho.
byaba bibabaje uyu munsi ko umukristo yaba afite ukuntu iwe havuga induru kandi ari umukristo ku cyumweru ajya mu materaniro tukanamubona anahagaze hariya abwiriza cyangwa se anaririmba anakora undi murimo w'Imana, ariko nitwe twakabaye tugira uruhare runini rwo kugira ngo abantu baturebereho. Rero reka dusenge twinginga Imana. Urakoze Mana Data wa twese, urakoze Nyaguhora ku ngoma, izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera umuryango nyarwanda, umuryango wa Gikristo, ukomeze urubyiruko, ukomeze ingo z'iki gihe, ukomeze abantu bawe, wigaragaze nk'Imana. Ukuboko kwawe kwiza kuboneke Mana yacu. Ntabwo twanga iterambere, ariko Umwuka Wera ayobora urubyiruko rwacu, Umwuka Wera ayobora abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Shoboza abantu, tuzamurane n'ibihe, twuzuza Umwuka Wera, tugira inama mu izina rya Yesu. Ivange n'ingo byivangemo mu izina rya Yesu. Tanga umutima w'ubwenge, umutima ujijutse, umutima wubaha Imana, aba ari wo usuka mu bantu bawe. Urakoze kubikoze, tukweretse itorero, tukweretse igihugu, tukweretse isi Imana, si ya none. Bwiza bw'Imana, Mwuka Wera, ngwino uyobore, tukugize umuyobozi. Urakoze kubikoze, urakoze ko wumvise, urakoze ko wigaragaje. Cyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen.